imana ikaramuka bakabisengera uzigenda nawe usengera abantu bawuta kuko urwara abahinzi barwubaka bafite ububyutse ntabwo urwara ufite intege nkeya kandi barujyagamo barubatse bareba basanga babasha kuwujyamo nawe mushobora kubaka insengero ziruta izi ngizi ariko imana yabata mu bisigara ari za murima zimeze gutya imana rero dushyigikire ibe muri twe isare kiguriro imana isare urabona singi isare se oye sinaga mushaka sare tukihana singi isare nta muntu uba muri umusaka nagiye mu Bufaransa noneho ngezeyo niko n'umuntu mbona urusengero nk'uru nshaka kujyamo ariko umuntu uzi amakuru yarwo neza arambwira ati uru rusengero yereka Eglise Catholique muri katedrale arambwira nta muntu ubamo kubona padiri atakihaba ataza gusoma misa bafashe ukarisitiya arayisengera ayisira avuga ati ndayisengeye umuntu uzumva ayishaka ajya agendera asengeye uwo ni padiri asigaye ayisengeye none arayisengeye umuntu yababwiye ngo kubera yuko nta bantu bakibaho ngo umuntu afata imbwa ye bakajyana akayiha uzi ko imbwa zina akayiga ati wambwa we none se imbwa ye baba bari burarane imbwa bagasangira n'akayiga ati padiri yasenze nawe fataho insengero izi ngizi z'amatafari ni insengero imana ishobora kuzitura imana itura mu mitima y'abantu kututura mu matafari ubwo ni inyigisho y'uyu munsi umenye ko imana ikeneye umutima wawe kuruta ibindi bintu simvuze ko udakeneye sare ariko imana ikwiye kubanza kubona ubuturo he mu mitima yacu yesu nashimye urusengero rwa kabiri rero n'urusengero rwa mbere rwa Salomo si imana yarutashye kuko ise yaje karusenya imana ibwira ab'Ibabuloni ngo mugende musenye Nebukadineza araza neza ararusenya afata abatambira abatwara afata n'umwami aramujyana rwa rusengero rwose ruhinduka umusaka barawurimbagura ingunzu n'imbwebwe zikarujyamo Yerusalemu ahinduka amatongo hari amakorasi yayo indirimbo kuko bimuye imana mu mitima imana iturinda kwimura imana mu mitima dufite abantu bagira amazina y'isengero ariko imana yaragiye imana ishobora kutaba mu bintu rwose urimo kandi bigaragarira amaso ubwo rusengero rwa kabiri rurarangiye kanyiko rwa gatatu n'uruherero nta mwanya mfite wo kubisoma aho ndaza kubyohereza wenda ku rubuga inyigisho yose ndayigira ateguye ushobora kubyohereza wenda ku rubuga rwacu rw'abamambure b'iyi kominote yacu ariko ngiye ku gatatu rero ni urwo Ezira yaje gusana Ezira baje gutahuka babaze imyaka 70 mu nyage baragaruka bagarutse rero bagezeho bibuka imana bararira bibuka amategeko noneho rero Nehemiya abazi by'i Yerusalemu asanga amarembo yarasenyutse arazasana amarembo Yerusalemu arayasana Ezira nawe araza ku rusengero barawutaha ubwo ni uwa gatatu rero barutashye rero turagasha kabaye mu gutaha urusengero rwo basana abasore bari baravukiye mu nyage abasore bavukiye mu nyage batigeze bamenye ko urusengero rwa mbere rwari rwubatse bo babonye urusengero bashima imana baravuga ati twabaga mu buhungiro twaba mu nyage mu banyamahanga none tubonye urusengero barabyina baranezerwa bashima imana ko babonye urusengero naho abasaza bazi imyubakire y'urwa kera bararira bivuze iki bivuze imikizwe ya none dufite abantu bavukiye hano muri aya mahanga batazi ko umuntu akizwa batazi ko umuntu yiga gute akizwa bazi ibyo babonye n'ibyo abana bacu bavukiye ino ibyo bajya babona n'ibyo ngi babonye agakiza kabo ni ukameze kumva umwana abana n'undi mu nzu kopinage ikemerwa ababyeyi mugaceceka mukavuga ngo ntacyo bitwaye ngo uburenganzira bw'umwana nta burenganzira bw'ibyabo wabo amadivorce umuntu agakora divorce 7 ntabwo bibaho ibyo abasaza rero bareba imyubakire ya kera nuko bareba n'imyubakire y'urusengero rushyashya bagasanga n'ibisa abasaza bakarira hanyuma abantu bakabyina mu gutandukanya imbyino z'urubyiruko n'amarira y'abasaza biba ikibazo ndashaka rero abantu muzi kwitorera ibimera ababaye nushaka umuntu muzagaragara ko ibikwiye kugenzezwa mu nzu y'iki y'Imana abibise abantu baboze ibirenge muzabona bavuga ati hano twozanye ibirenge ntimuzemere abantu basiga amavuta muzemere imyanda yo ibintu byose mutigeze mubona mu myubakire ya kera y'agakiza kandi muzabona byinjira mu nzu y'Imana amen njyewe ndi Nyarugenge rero njyewe ni kuri torero Nyarugenge nkaba responsable wa chapelle nabwiye abakristo banjye
cyangwa se abandi ba Kristo abakristo tubana nabo nabwiye ngo i Nyarugenge hagomba kuba umudugudu w'icyitegererezo mu Rwanda niyo abandi bose babyica kwiwacu twiyemeje gukumira umwanda wose wakwinjira mu itorero n'ibintu byo hanze by'inzaduka tutazi tutamenyereye tukagira umwimerere w'itorero ku buryo i Nyarugenge ugomba kubashakira ubuzima nabwiye nyobozi tugomba kugira icyitegererezo cy'abizera ibintu biturutse hanze tutazi dushaka kubyemera twarabyanze n'abantu baza kurimba bambaye ubusa twebwe ntibashobora guhinguka imbere no kwigaburo rugera ntiwarigaburira byambaye ubusa tutu kuri cyane femu bikunda kubaho hari abantu b'iwacu yamaze kubona udufaranga uyumva yasimbutse agasakiruka yuko asa neza tuba kari ingingo ze z'umubiri abantu batabonye ubundi nigeze mbwira umuntu nti abasazi bose bava bakagera nta muntu azujya usara ngo asabire mu nzu bisaba ko ajya mu isoko ajya kuri Carrefour abantu bahurira ajya mu abantu ujya mu gari n'umugore n'umusazi aho bambara ubusara hasi muri dusha aho yogera none yaje gusarira mu rusengero akavuga nti ntuzi aho bambara ubusa akavuga nti so dusha ubwigaburo wambaye ubusa niyo uri umukristo wacu yuje wambaye ubusa mu rusengero ntudushobora ubwigaburo dushobora na rimwe kubera iki tuba tubonye umusazi wasariye mu gukora ugataha ugasubira kujya kwibuka abantu bambara sinshobora gusezeranya ngo gusa sinshobora nababwiye nigeze maze umuntu niki cyababaye ko iminsi yose uwo mukobwa wambara wabaye iki niki cyakubayeho aravuga ati uyu ni umunsi wo gukuramo imyenda arambwira ati uyu munsi iyo uko umunsi wo kuvanamo imyenda atuhera mu gitondo rero atuhera mu gitondo ati ntabwo uyu munsi nta munsi wo kwambara ntabwo umunsi wo kwambara uyu munsi wo kuvanamo ugasanga yambaye twebwe ubu ntitumushyingira uko ni ukuri araza ari mu modoka agahagarara yangaje gukora ubukwe tukabwira protokole yasanga ibitugu binagana yambaye ibitugu binagana n'abamarene n'abaki tukamubwira tuti ujya kwambara nugaruka turakusezeranya agatanga bari baraguze n'amakanzu hari ikanzu bari baraguze waza umeze gutyo bakujyana ahantu ukabanza ukambara yacu ukayikuzayo mu byo twutize iyacu gusa dushobora kwemera imyanda yo hanze kwinjira muri twe ibintu byo mu imisiyo byo hanze abasaza rero muzi abantu muzi by'Imana muzi by'itorero muzi ko bigenda i Burayi ntimuzagira ubwoba muzabwiza abantu kuri mushaka abantu 5 cyangwa 7 bahagaze mu mwanya wabo Yesu nashimye amen babwira ko turimo kwitegura intambara tugiye kujyamo uburyo bwo kwirwanda rero nuko abasaza bazi by'itorero bagomba kumenya yuko mukwiye kumenya ibigenzerezwa byose mu nzu y'Imana ndashima Imana nge ntabwo uri umusaza ariko bitewe n'amateka bitewe naho mvuga ngiye mvuga kwa pastor ndi umwana wo kwa pastor navutse datari mu pastor mvukira ahantu itorero ryatangiye noneho ntitegereza ibintu byose byabaye ngeze umugisha nza ku ishuri rya Bibiliya ngeze umugisha nigisha imyaka myinshi mu ishuri rya Bibiliya byatumye rero ngira ifuhe mu buzima bwanjye ubwo gukomeza amatorero ngiye nigisha hariya mu mujyi wa Kigali siganisha ibyo kubemereza ngo bankunde ngo banshime no ngomba gushyira abantu ku murongo sindasaza ariko imyaka mfite experience mfite y'ubuzima bwanjye inyemerera gukosora ibintu sinshaka kubyemera nuko mbaho mwima niyo ugiye untumiye ngo nzajya kwigisha ndeba ibintu bidatunganye nkuba n'icyo mukambwira none torero ry'Imana ndi Buruseli abasaza bakera bazi uko bigenda muzabikore neza nimutabikora Imana ndababaza mwigisha abana bako uko bigenda mwigisha abagiye uko bigenda mwigisha abakristo uko bigenda Yesu nashimye amen abantu bakera barahasa nta bantu bakera bazi imibakire y'Imana nta bantu bazi ibintu by'Imana muzavuge uko basenga muvuge uko abantu bihana uko abantu batura mubivuge mu mazina yabyo ko umuntu abigenze mbese abasaza abantu bazi imyubakire y'urusengero rwa mbere niba muhura n'abana bo muri Burayi batigeze bamenya ko abantu bakizwa muzababwira ko umuntu akizwa nuko umuntu yitwara urusengero rwa 3 rero ndaburangije rwasanwe na Ezira hanyuma Nehemiya yubaka amarembo ingeze ku rwa 4 rero urwa 4 rero rwubatswe na Herode muramuzi Herode wayoboye Yerusalemu Herode ni izina ry'ubwami nkuko bavuga Kigeli nikora Herode wa mbere Herode mukuru Herode n'amahero cyangwa se bavuga Farawo n'amazina y'ubwami buga Farawo ntabwo ari izina ry'umuntu ni izina ry'ubwami wajya gose bivuga Farawo Herode rero hari Herode wubatse urusengero i Yerusalemu
ubwo Herode yubatse urusengero hahandi Elizira yari yashyizweho urusengero cyo kurusana. Igihe cyarageze noneho hahinduka amatongo, bagendaga bubaka urusengero bakarujyamo bakora ibyaha bakongera bagahunga. Herode yaje kubaka urusengero rwa kane rero. Herode kari umupagani se, Herode akaba ari umuroma, yubatse urusengero gute arwubakira Abayuda. Igihe cyarageze leta ya Roma ifata akarere kose k'Uburayi, ifata na Aziya n'amajyaruguru ya Afurika, barahayobora Abaroma. Bamaze kuyobora rero Herode bamuha kuyobora Yerusalemu. Ahayobora ari umuyuda, ari umuroma, ariko ayobora Abayuda. Abayuda bari baratsinzwe, baratsinzwe ubuyobozi. Herode rero araza asanga bafite igikomere cyo kutagira ubuzima, kuko tudafite sare. Twaje twivugana na Loise tuti aya masaha yarago twataje saa 8 none mbisho saa 4 ntazi ko bwanakeye. Arahambira ati ikintu kibitera no kutasa dufite yacu. Dufite sare yacu twashira amasaha aboneye. Muri ubwo buryo Herode nawe yageze rero Yerusalemu asanga Abayuda babuze sare. Asanga Abayuda ntibagira sare. Abayuda ntibagira urusengero. Arababaza ngo nabakorera iki kugira ngo mwishime. Baravuga ati Herode rero nubwo uri umurongo, uri umukene, uri umuyuda, dufite ikibazo cya sare, dufite ikibazo cy'urusengero. Herode aravuga ati ngiye kugubakisha ariko muzanyoboke. Bati cyane. Abashishije urusengero rwiza, urusengero kanongera mvuge ngo rwiza. Herode yubatse urusengero rwiza rutazanye zose nababwiye. Rutuhema ry'ibonaniro, rutugosoro yubatse, rutugwezira yasamye, yubaka urusengero rwo bita Nyaburanga. Amaze kurwubaka urwo rusengero Herode yubatse, nirwo Yesu bagiye kumusengeramo akiri umwana, nirwo Yesu yirukanyemo abacuruzamwo inuma n'intungura. Urusengero nubwo rwari urusengero rw'Imana, ariko barukurimo business. Urusengero rw'Imana rwari ruteye mu majyepfo ya Palestine, Yerusalemu. Aba kandi niho haba urusengero rwonyine mu gihugu rwemewe. Abantu bakava mu majyaruguru za Galilaya, za Samariya, bakamanuka bagiye gutanga ibitambo Yerusalemu. Kubera ko baturuka kure, kugira ngo aza kuriye intama, aza kuriye ihene, azayigeze iyo ngiyo ikaba yanagwayo. Bashyiraho systeme yo kugira ngo haboneke abatambyi bashyiraho agasoko. N'abatambyi ku pasiteri baravuga bati bashyira agasoko k'abakirisitu k'Abayuda, bakagura intama ndetse bashyiramo ka komisiyo, bakabaguza intama ziri aho ngaho n'intunguru n'inka. Noneho ukabizana amafaranga, aho kwiguzana intama ivanye mu majyaruguru ukatanga udufaranga bakayigurira aho ngaho. Niba atari agasoko keza, watari nk'ibintu by'Imana asa mu byo bintu, uzinde gushaka indonke muri iri torero. Imana izabaha amafaranga aturutse ahandi. Bashumva Imana irakize ku buryo yabatumisha ibindi bintu. Wa mwana Imana ifite uburyo yabaha amafaranga. Ntimuzabona abakristo n'amafaranga ngo yinjiye gukora imibare turi yakorera ya no. Muzirinde namwe kubarira itorero mu bari inyungu ziri materiyeri. Abo batambyi rero bagacuruza intama, bagacuruza ihene, bagacuruza inka, aho gukora akazi k'Imana bakirirwa mu nyungu zo kugira udufaranga bakora mu bitambo. Bakazana intama ati uvuye he i Galilaya? Iyi ntama ufite ikibazo ati ufite icyaha, ashaka gutamba mu ndebera agatama kamaze umwaka. Atari ubutambyi ugafite aho ngaho nakaza. Ihinduka business. Nuko iba alimentation, iba supermarket. Yesu afata ikiziriko rero, afata inkone, ajyasanga mbese n'isoko. Byari urusengero hinduka iki isoko. Afata ikiziriko, mufite ko yabakubise. Yaravuze ngo ndababwiye ko inzu yanjye kuye kuri iguriro ry'abajura n'iki n'abantuzi. Ubwo rusengero Herode yubatse rwa kane babwiye. Yesu agiye kujya mu ijuru rero baramubwira ati Yesu rero nubwo ugiye kujya mu ijuru ukwiye gusenguruka ubusitani bw'urusengero, ukabusura inyubakire y'urusengero, mbese ukagira nawe ikintu uzabwira Imana uvuye no kwa mu rusengero. Ngo Yesu yicaye ku musozi wa Yoni ngo amwereka inyubakire y'urusengero. Ubwo ngura bamubwiye ararira. Aravuga ngo Yerusalemu we, ngo yaba uruzi igihe cyawe wagenderewemo, ngo yaba uruzi ibyago bigutegereje, n'igihe kizaza ngo abanze bakazakuzana, ngo urusengero ruzasenyuka, ngo ku buryo ruzasenyuka nta muntu risenyutse rigeretse ku rindi. Murimo mubona ko ikintu kiri materiyeri ku Mana y'umuntu yubaka ibintu Imana itarimo ari bito ku Mana. Murimo mubona ko ikintu nta kivuze ku Mana.
nta mana ishinge hano kuri iki, nta shinge imana ifite kuri iki kiba kivuze ku mana. Imitima ahubwo yabacyubatse. Imana iri kumenya aho urusengero rwenewe ni urusengero rwitwa umutima wawe. Rwaje gusenyuka urusengero rwa kane. Abaroma baje kurusenya mu mwaka wa 70. Koko bararusenya kuri so bihanuye. Barasenye n'amabuye bayakuramo. Bari babeshye ngo hagati y'ibuye n'irindi harimo zahabu. Umuntu wese abo bahaye ikintu cyo gusenya rero baravuga bati Imana zigusenya. Barababwiye bati urusengero hagati y'ibuye n'irindi bubatse imitambo cyangwa urimo bafashe bavanze zahabu niyo ati muri fondasiyo babanje hasi gusafa zahabu bashyira amabuye. Ubwo rero bahaye abantu ikiraka umuntu akavuga ati njyewe ndasenya hano. Barushenye bashaka zahabu kugira ngo iby'Imana yavuze bibi. Hasigara amatongo muri byo bagiye Yerusalemu, nta rundi rusengero rwari rwubakwa. Ubwo nizeye ihema ry'ibonaniro ubwo Salomo yubatse, urwo Ezira yasanye, ubwo Herode yubatse, urwa gatanu rero nibwo ngezeho ngo dusoze. Rwa kangahe? Rwa gatanu. Dore aho rwanditse. Tugiye kureba mu Bakorinto ibice 3 umurongo waho wa 16. Urwa mbere rw'Abakorinto 3:16 urusengero rwa gatanu nibwo ngiye kuvugaho, tukaza kuba no duhera dusenga Imana. Urwa mbere rw'Abakorinto 3:15 16 reka aho nsoma. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 3:16 haranditse ngo ntimuzi yuko mwamwahageze. Shuka mutahageze ngo dusome twese rero. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana uba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ninde? Ni mwe. Mwarubonye? Mubonye urusengero rwa gatanu. Ubu rero ndashaka kubabwira muri kino gitondo ko turi insengero, turi temple muva. Donc turi insengero zigenda ziri mu biti. Mwumvise ko niyo mpamvu Yesu yabwiye Umusamariyakazi, yamubwiye ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga Imana by'ukuri bayisengera mu kuri no mu mwuka, ngo bene abo niba Imana ishaka ko bayisenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga n'abayisengera mu mwuka no mu kuri. Mu yandi magambo turi insengero ziri mu biti. Mobile murabyumva? Muna ngi telefone bita telefone mobile na telefone fixe. Turi insengero zigenda. Haleluya. Amen. Ni urusengero rugenda. Urusengero rutega indege, rujya muri tram, rujya muri train, rujya muri metro, rujya ku igare. Ni urusengero rw'Imana rwuje ibyangombwa byose byo ku rusengero rw'Imana. Nta nsengero zikibaho rero. Imana yahise ivuga ngo enye zirahagije, ngiye guhindura uko insengero zimera. Yaravuze ngo ingunzi igira umwobo, inyoni igira icyari, umwana w'umuntu yabuze harambika iki? Umusaya. Mu yandi magambo kugeza ino saha uyu munsi mwongere mubyumve, mujye mubimenya, turi insengero zigenda, turi temple muva, turi insengero zigenda, insengero zirimo bi, turi insengero z'iki? Z'umwuka wera. Insengero wa gatanu Imana itura muri twebwe kandi Imana yarabyemeye. Imana idukoresha ibintu bigiye kubabwira. Reka njye mu Bakorinto, mu Rwanda rw'Abakorinto murebe aho byanditse umurongo wa 10 Rwanda rw'Abakorinto hakurya gato 3:19. Nongere mvuge ku by'urusengero hanyuma 3:19 Rwanda rw'Abakorinto 3:19 Rwanda rw'Abakorinto 3:19 mbere ku murongo wa 18. Rwanda rw'Abakorinto 6:18 ni hafi aho ngaho ntabwo ari kure. Haranditse ngo Rwanda rw'Abakorinto 6:18 muzibukire gusanga mwabibonye yemwe yuzikibura gusanga babipromotinze bigeze ku rwego hejuru. Muzibukire gusanga ibindi byaha byose umuntu akora mu bindi neza abikorera inyuma y'iki? Y'umutima. Donc ibi ni byaha byose umuntu akora abikorera inyuma y'urusengero. Twabonye ko umubiri wacu ari iki? Urusengero. Ibi ni byaha byose umuntu akora abikorera inyuma y'urusengero. Ariko mu rusambana wewe ariko umuntu usambana abakoze icyaha cyo mu rusengero
uko twasomye mu kanya kashize ko turi insengero z'umwuka, ubwo rusengero ni rwinshi. None iyo umuntu asambanye umuntu usambana abasambanye mu rusengero. Iyo umuntu amaze gukizwa umubiri we nawe ukijijwe. Iyo rero asambanye abasambanye mu rusengero, bavuze ngo ibindi byaha byose umuntu akora abikorera inyuma y'umubiri we, ariko usambana we abasambanye mu rusengero mu bintu mwirinde muri gusambana. Navuga se ko turi bakuru turasambana, kasubiremo muri gusambana, murinde gusambana abana babo, murinde gusambana itorero ry'Imana, murinde gusambana. Aravuga ngo abakoze icyo cyumviro ngo mbese ntimuzi yuko mwageze 19 munyemereye mwasome mwabonye dusome twese. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro, nuko no mutima imbere yanyu ihimbaza iki Imana. Turusengero ngira mute? Amen. Uyu munsi ibyo twize byose n'ushaka kubyibagirwa, yuke ko uri temple iri mufa. Mufa. Rusengero rugenda. Igisomo rya none. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera, uwo mufite wavuye ku Mana, nuko ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro kinini. Myanya magambo Paul Petero yabwiye itorero ubwo mwambaza ari uwera, mwabera kuko naso nawe ari uwera, kuko muzi ko ibyo mwacungujwe muve mu ngeso zanyu mbi atari ibyangira nk'ifeza n'izabo, ahubwo ari amaraso ya Kristo. Ku mubiri w'umurokore hariho etikete. Nagiye mbona n'ahangaha ibyo ndi heza ntibajya bacirikanya iyo ugiye kugura ikintu, usanga handitseho amafaranga y'ijoro. Ntibajya bavuga ngo nangahe ngo tuvugane ngo gabanya, simbizi niba ari ko bagabanya natwe. Nagiye mbona nkabona hariho akantu kanditseho igiciro ngo amayero ngo ngabiri n'igice n'ibiki nuko byanditse. Nawe ku mubiri w'umurokore hariho etikete y'amaraso ya Yesu. Amen. No, c'est-à-dire que ntabwo ibintu byamucunguye fagitire akuvana mu byaha, babuze icyo bandikaho amaraso yande umusaraba ku mubiri wawe. Kubera impamvu umubiri wawe n'urusengero rw'Imana ugenda. Urusengero rwa gatanu Imana yahisemo ko itazongera gutura mu rusengero zubatswe n'abantu, izatura hehe? Muri twebwe. Amen. Dusoza rero tujye mu rwa kabiri rw'Abakorinto. Twagiye rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 3:16. Urwa kabiri rw'Abakorinto 3:16, reka twasome. Urwa kabiri rw'Abakorinto 6:14, reka ariho ntangirira. 6:14. Urwa kabiri rw'Abakorinto 6:14. Kasome haranditse ngo ndimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka n'ugukiranirwa kwafatanya gute? Kandi umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki?